iyi ni inkuru iri kugarukaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, ntago ari twebwe twenyine tuyigarutseho kuko iri kugenda igarukaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Rero urabizi yuko ubu no ubukwe bwabaye, abantu benshi cyane bakishima, abantu benshi bakavuga bati rwose ibi ni uko biba bimeze, ubu bukwe bwabaye bwiza, nubwo abanyamafaranga nubwo abasitari n'ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ndero urabizi yuko ubu bukwe ni ubukwe bwa Vestina bwabaye neza cyane, ndetse na Idrisse. Vestina agakomeza agaruka avuga ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ati rwose abantu bari kunsebereza umugabo, abantu bari kuvuga bati umugabo wanjye ntabwo tuzabana, ibintu nyine bisa nkaho kugeza ubu ngubu byarangije kuba ibintu by'ibitwenge. Aka kanya rero bimeze gute? Amakuru wumvise naye nyayo, ayo wumvise naye nyayo. Hano kuri Wasam TV show rero tuje kugenda tuyagarukaho kugira ngo nyine uze kugenda unasobanukirwa, hagati aho ngaho utaza kugira ngo ni ibintu by'ibihuha. Ariko ntago ari ibintu by'ibihuha, niyo mpamvu nyine turi kugenda tubigarukaho. Vestina we ku giti cye yagize gutya afata ngo twavuga ko ari wino, benshi bakunze gukoresha ngo ngafata ngo wino ngo akoza ngo iki n'iki, ariko murabizi yuko benshi muri mwe mwumva iki kiganiro wino nta niyo muzi. Rero ntabwo twavuga yuko yafashe wino, ahubwo yafashe bando ziwe, yafashe smartphone yiwe, afata bando ziwe, agira bimwe na bimwe atubwira bigendanye n'ubuzima bwiwe ndetse n'umugabo wiwe. Urabizi yuko uriya mutipe wo muri Burkina Faso Idrisse Andraogo byavuzwe yuko ari umukire cyane, ngo waje mu Rwanda gushora imari ndetse no gukorera za NGOs. Rero mu kuza gukorera iyo miryango itegamiye kuri leta hano muri Afrika, hano mu Rwanda cyane yahise akubitana n'umukobwa rwose w'ikizungerezi mwiza cyane, washatse abantu benshi cyane bakababara bakavuga ati uno mwana ko kukiva ku ishuri kubera icyo ahise yihuta gushaka. Ubu uyu mwana ntiyakabaye arimo arakoreshwa. Rero nk'uko mubizi mu Kinyarwanda, buriya abanyarwanda ba kera bari abahanga, baravuga bati ikinyoma nikicara ku ntebe inshuro ebyiri niko bavuze. Abandi baravuga bati rwose uriya mwana ari gukoreshwa, uriya mwana agiye mu bintu atazi, yishoye mu bintu atazi, abantu nyine byari ibintu bisanzwe tubya appreciating, tubabwira tuti Imana izabubakire. None niba n'indirimo, niba itarimo, niba yarayikuyemo ntawe ubizi. Rero ngo barashwanye. Reka ubundi tubaze tujye mbere tukubwire uko bimeze, wenda tutaza kuvugagura amagambo menshi nk'aya ngaya ngo ugire ngo wenda ni ibindi bintu byinshi cyane bigiye bikomakomeye. Nawe uraza kugenda usobanukirwa, nusobanukirwa nawe usobanurira abandi, ubabwire bakore subscribe hano kuri Wasam TV show, dore yuko murabizi neza yuko tutajya tubagezaho amakuru y'igihugu. Aya ngaya ni amakuru ari ku binyamakuru bigiye bitandukanye, byaba byandikirwa hano mu Rwanda ndetse no muri Burkina Faso byatangiye kuba byanagerayo. Ati rero bibaye bya bindi ngo twese turi ku isi nisakaye, buri wese yanyagirwa. Ishimwe Vestina ati ndi kuba mu buzima bubi kandi ntabwo ubwo buzima nigize mbuhitamo. Reka tukubwire yuko Vestina yashatse afite imyaka mikeya, benshi bagira ngo yanaguze n'imyaka, benshi bavuze ko yaguze n'imyaka, ariko bitewe nuko bana ari abasitari, ari abanyamafaranga nyine ntago byumvikanye, ariko nabyo biraza kujya hanze. Bihera mu murenge wa Gisozi ubukwe buba rwihishwa. Murabizi yuko mu murenge byabaye rwihishwa, uretse ko n'abanyarwanda menya baraguze radari abanyarwanda baraguze radari, bagize gutya barabibonye, babikubise ku mbuga nkoranyambaga, tuba turabivuze natwe tubivuze, abantu batireka baba YouTuber barasaze, basara wapi, ahubwo twarabivuze bajya bembera ko ubukwe bwabaye. Bidaciye kabiri abantu barahwihwisa, Vestina aratwite n'iki bintu, ati sinwite, bigaragara ko ataratwite, baraseba koko, ariko se baracyasebye. Reka tujye mbere tukubwire
aya magambo ngiye kukubwira yivugiwe na Vestina ubwe, yayanditse mu rurimi rw'icyongereza ariko twagerageje kuyatranslatinga cyangwa se kuyasobanura mu kinyarwanda kugira ngo buri wese yumve, kuko n'ubundi ikinyarwanda ni rwo rurimi rwacu gakondo, n'ubundi ni rwo rurimi turi gukoresha tubabwira ibi ngibi. Vestina yatangira avuga ko ngo ndi kuba mu buzima bubi, kandi ntabwo ubwo buzima bubi ndi kubamo ntabwo nigeze mbuhitamo habe na gakeya. Uwo nguwo ni wa muramyi wanyu Ishimwe Vestina yongeye kuvuga ku mibereho yiwe isanzwe n'umugabo wiwe Idriss Andraogo wo muri Burkina Faso. Vestina yatangaje ko yungutse isomo rikomeye cyane mu buzima, mu rwego rw'umutima. Yemeza yuko nta muntu uzongera kumubeshya cyangwa ngo amwangiriza ubuzima ukundi. Nta muntu wigeze ashuka Vestina, ni ikibazo. Nta muntu wigize umushuka, nta muntu wamukoresheje. We mu kuvuga yavuze yuko nta muntu uzongera kugira gute kumushuka cyangwa ngo amwangirize iki ubuzima ukundi. Yavuze ko ubutaha azabanza kumenya neza uwo bazabana bari kugirana urukundo cyangwa se bagiye kujya mu rukundo, azabanza akamumenya neza. Icya kabiri, akamenya umuryango we, akamenya igihugu cye. Urabibona yuko yashatse umunyamahanga, ni iterambere, ni umudiaspora. Abantu benshi mwirukanyira aba diaspora. Yavuze ko ubutaha azabanza akabyiga neza, kumenya umuryango w'uwo agiye kubana nawe no kumenya neza imiterere ye mbere yo gufata icyemezo ngo ave iwabo ajye gushakana n'uwo mugabo. Yasoje avuga ko, kugira ngo nyine tuze kubivugaho muri kubanza kumva icyo tugiye kuvuga, yasoje avuga ko adashaka kongera gukoreshwa cyangwa kubabazwa ukundi. Reka turekere ahangaha. Nawe ushobora kuba wabanje ukumva uko ibintu bimeze. Nuko ibintu bimeze niko Vestina we ku giti cye yagiye ku mbuga nkoranyambaga, afata bando ziwe arazitwika kugira ngo atugezeho aya makuru. Wenda n'ejo bundi tutasumva ngo Idriss yamureze yagize ute, tutabisobanukiwe, abanze anabitubwira. Vestina mu kwicuza kwiwe humvikanamo ko yakoreshejwe. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, yashutswe. Bwa mbere barabanje bamucengera mu matwi, baramushuka. Nyuma yo kumushuka bamukoresha mu nyungu zabo bwite. We kubera ko ibyo bamukoreshejemo nta nyungu yabibonyemo. Asezerana n'umugabo we hariya ku Gisozi. Abantu barabivuze, baravuga bati nyamara uno mwana aragurishijwe. Abantu barabisakuza ati babantu rero nzabajyana kuri RIB. None singibi koko yiyemereye ko yakoreshejwe? Ahubwo hakwiye gukurikiranwa hamenyekana uwamukoresheje nawe akageruzwa imbere y'ubutabera. Umuntu ukoresha abandi se muri iki gihugu biracyabaho? Gucuruza abantu wowe, gucuruza abantu, ubucakara man, ubucakara n'igihe bwacikiye. Vestina baragucuruje koko. Vestina ni bya bindi ngo bize kera. None se Vestina ngo yararangije kwiga. Umuntu wize baramucuruza koko, baragushuka ukeme. Gushaka ufite imyaka 20 uburaho umwaka umwe ngo undi urawugura. Ni kamakuru ari kugenda bivu. None rusenyutse nta n'umwana ufite, ubusukuye yiki? Iyo miterere suri kuvuga uzigaho ni iyi. Ibyo ngibyo reka twivugire ku bintu abantu bari kugenda bagarukaho. Icyambere, baravuga yuko Vestina yakoreshejwe mu nyungu z'undi muntu ku giti cye kugira ngo bashobore kuba bakibonera iriya mitungo y'uriya musore Idriss Andraogo. Bivuga yuko ari umukire cyane. Icya kabiri, bikavuga yuko yakoreshejwe kugira ngo babone aba supporters.
bagiye batandukanye. Akwasa wowe Idriss Ndarago ntazi Ikinyarwanda, avuga Igifaransa. Vestine nta Gifaransa avuga, ubundi bateretanye bate? Ariko namwe abantu barabashuka koko. Baradushutse ngo bakoze ubukwe ngo barakundana niki. Obose twemeze ko ari kagatwiko kabo, twemeze yuko ari ibyanyabyo banyarwanda. Mumbwire twemeze iki? Twemeze ko ari ibyanyabyo cyangwa ni kagatwiko k'abanyarwanda nyine na bya bindi y'Imana aheruka kudukorera? Uyu we byamunaniye wenda akoresha agatwiko ka divorce. Yakoresheje agatwiko ka divorce tubimenye, cyangwa se nta kandi gatwiko kiwe kihariye, cyangwa ni ibyanyabyo. Ubu rero mwabantu mwe ubu bisigaye bigoye ku banyarwandakazi kwemeza umuntu ngo iki yagikoze cyangwa ni icyanyacyo. Ushobora gusanga ari agatwiko, twizere ko ari agatwiko se, cyangwa tuvuge ko ari ibyanyabyo. Urabona yuko mu Rwanda ibintu byinshi bisigaye biba, bakavuga ngo twaratwikaga abantu, ngo twaratwikaga. Naribi kabizamo, ahubwo aba bantu baranakina pe, baranakina. Naribi kabizamo, final ugasanga bavuze yuko bitwikiraga. Ubu ngubu rero wasanga nibi ngibi ari ukwitwikira bisanzwe bya Vestine. Birabibyuya nibiba amaraso ka wa muntu wundi ngo niba ari museke we, niba ari mu runana ngo birabibyuya nibiba amaraso. Rero ibi bya Vestine birabibyuya nibiba amaraso, nibabe batandukanye, yabasebeje ababyeyi, yabasebeje umuryango, yabasebeje n'abandi bamama beza cyane mbizi bamuvuganiye bakavuga bati Vestine ni urukundo, ibintu bigiye kujya ku rundi rwego, ya ndirimbo yaririmbiye Idriss yabipfuye ubusa. Umva yabadutengushye kabisa, yabadutengushye banyarwandakazi, yabadutengushye. Niyo mpamvu turi kuvuga ngo birabibyuya nibiba amaraso, bibe gutwika birekera aho ngaho, tubivuge birangire, ariko gukomeza kubana byo bakomeze babane. Gusa amakuru uza kumva yo nayukuri, amakuru yo uza kumva nayukuri. Vestine we yatangaje avuga yuko arambiwe ubuzima arimo, arambiwe gukoreshwa, arambiwe gucunaguzwa ndetse no kubyazwa inyungu n'abandi bantu, kuko ngo urushako rwiwe nta mugisha na muke yigiza rugiramo, ahubwo we ngo yarakoreshejwe. Abandi bantu baraje bamupangira ubukwe, bamupangira byose, baramukoresha. Ikindi ngo nuko yashatse umugabo adakunda, atazi neza, ubutaha azisubiraho. Naho iyi yakugezagaho yari Wasam TV Show, no kugira ngo tukugezeho updates ziri kugenda ziba. We gukora subscribe ni ingenzi kugira ngo tujye tujyana mu biganiro bigenda bikurikira iki ngiki.